ujya muri ekipe kuko ubideservinga. Ntago ari uko waje muri V8, ntago ari uko wambaye urukweto rwiza, ntago ari uko papa wari kanaka, ntago ari uko wapi, nuko vuga ngo nta kimenyane ntabyo. Game 5 kubusa. Haranabayeho no kwikosora akaba muri amforo muri ekipe. Ubundi bira nibyo bita home and away. None se wowe urabona nationale gute itarimo Aristide? Wenda nk'umukinnyi cyangwa muri coaching staff. This is Balazon. Twongeye kubasuhuza, twongeye kubaha ikaze nk'ibisanzwe. Tutayisire iminsi myinshi. So meze neza se? Ndashima Imana. Biragaragara. Nakavura karaguye. Urahinga se? Ari story nabonye umuntu yasubije ministre mushiki wabo. Imvura ngo kubera ngo umuntu kanaka waje mu Rwanda ngo dusigaye tuyishakisha itoroshi. Uravuze se umuntu avuga? Si umuntu. Ariko karagaciyemo akavura karaguye karimo karagwa biteye ubwo ariko hakanashyira byose cyarimo niko klimaniko igomba kugenda. Hanyuma twongeye kugaruka yaraciyemo igihe kitari gito nahoze mbivuga ko muri off season akenshi ntabwo aba ari ibintu byinshi byo kuvugaho cyane cyane nk'ama transferi ama equipe nationale n'ama equipe individuelle yitabira ama tournoi agiye atandukanye. Hanyuma tukaba turi buze kwibanda kuri uno munsi by'umwihariko turibanda turavuga ku makipe y'abakobwa APR na REG yagiye muri zone 5 nuko yitwaye, hari icyo twabonye, hari icyo bajyanye, hari n'icyo bigiyeyo. Hanyuma tuvuge no kuri equipe nationale y'u Rwanda izitabira Afrobasket, bazanahaguruka tariki 17 z'ukwa 11. Hanyuma ikindi dushobora kuvuga n'amakuru y'amatransfer agiye atandukanye, nayo amwe n'amwe byabaye ubwiru. Ibyinshi byabaye ubwiru ntabwo bikimenyekana cyane. Niko bigenda ariko. Niko bigenda. Dusanzwe tubizi kuri Patriota kenshi. Ariko amakipe hafi ya yose man. Afite amakuru mu turabure. Amakipe hafi ya yose. Gusa icyo tuzi nuko season izabiteye ubwoba nyine. Ari ikintu tuzabona kitandukanye cyo kwa miliyora cyane muri nuza muri champion. Burasi ikindi ari ikindi turi buvuga n'ikindi amakuru asanzwe yazomukiriko yatangiye n'andi manza ajya atandukanye kuko initiative ikipe y'abagore. Hanyuma akaba ari babandi basanzwe ni Bowlers Kizito na Rutayisire. Hanyuma dutangiye duhere kuri akenshi dukunda guhera ku yaguye kuko niba ifite byinshi byo gukosora cyangwa yatsinzwe aba ariko mbyita kugira ngo turebe nyine uko byagenze icyabaye. Gusa icyabaye nicyo cyagarutse n'ubundi nta difference yabaye. Ushaka kuvuga iki? Ushaka kuganisha. Ndavuga mu makipe y'abakobwa ari yitabiriye zone 5. Hari REG, hari na APR. APR yari yikosoye ikora amarekrutama meza ku rwego rwo hejuru. Ku rwego rwo ashoboka nyine urumva nawe. Kubera yuko uzi ko APR yari ifite n'abakinnyi bakinnye muri Jeux Olympiques. Jeux Olympiques oui. Nabo nyine na difference yaragaragaye ariko nyine hari nabivuze hari realite yo mu kibuga, hari n'ibyo ubona inyuma ariko hari n'ibigera mu kibuga ukabona bihabanye n'ibyo watekerezaga. Mbwira nka kira twese hari icyo twabonye APR bigira bitye algoritme bitwara boom tubona APR na REG birongera birahuye byitwaye neza. Ikindi ahubwo ikintu ushaka kubanza kukubaza amakipe yari yitabiye iriya zone 5 nuko ari ku rwego rwo hasi cyangwa n'amakipe yo mu Rwanda ari ku rwego rwo hejuru? Actually ikintu ngiye ntekereza amakipe yo muri kano karere kacu turimo ntago ashyira imbaraga cyane mu makipe y'abagore kuko urebye nk'amakipe akomeye cyane ukuyeho u Rwanda ni Kenya n'Abarabu. Abarabu bafite bagira fondasiyo iteye ubwo bagenda kuko ugiye nko mu Burundi biragoye. Gladiators twabonye urwego rwayo ruri hasi cyane. Abari banatiye harya ura mu baby ukina muri Kepler. Aro bakinishije n'ubundi numva ariho bari baramukuye n'ubundi. Gladiators se? Equipe Sidibuke equipe neza ariko ndaza kureba neza umuntu araza kubigira ariko igihari nyine ari ikintu gutsinda difference ngana kubona turashifre muri match z'abakobwa. No mu Rwanda inshuro zirenze imwe kandi no mu Rwanda bitavuga birabaye gwaya ntago bikunda kubaye no. You are hano makipe ya UR yahuye na za REG cyangwa APR
irayitsinda se cyangwa irayitsinda barayitsinda nyine izo toroshi free zigera mu Yora niyo kivugiye kuvuga mu bagore yoroshye uya ntabwo mvuga ko ariyo yoroshye ariko nuko uvuze ko bidakunze kuba ariko birabatu ariko ntabwo ari kenshi gusa ariko kuba twaribonye muri zone muri tournoi iri kuri uriya rwego international mukabibona inshuro ya kabiri niyo mpamvu nayo muze reka tubanze duhere ku ni amakipe ari ku rwego rwo hasi cyangwa ni amakipe yo mu Rwanda ari ku rwego rukomeye ikiza basket yabaye investment ikomeye ku buryo abantu bose bamaze kumva n'agaciro kayo mu ekipe y'abakobwa ibyo tuvuga ngo n'andi makuru tuvuze kuvuga na Zom kugiye gushyiramo ekipe y'abakobwa which is a good thing muri basket cyane cyane development y'umukino wa basket mu bari n'abategarugori hanyuma tukagaruka ku kindi kintu APR igenze bite inshuro zirenze zingahe itsindwa n'ikipe imwe inshuro 5 sinsheshane njya numva bango kabiri mu rugo yavuga bavuga kabiri mu rugo rw'umugabo ariko none bakinnye game zinga game enye nuza finals yaba batsinze enye ku game enye ku buntu bro game 5 kubusa home haranabayeho no kwikosora akaba muri amforo muri ekipe ubundi bira nibyo bita home and away nicyo cyabaye nyine ambere n'inyuma irazira iki mu buzima busanzwe iburyo nibumuze tagapfa gusa igihari ni kimwe ntabwo twabitindaho congratulations kuri reg kongera gutsinda APR icyo ni icya mbere ndetse no kubona tike ni icya kabiri ariko by'umwihariko shara nahoze mvuga ni sinzi niba navuga ko ikomeye ariko none irakomeye ubu nabivuga nemye nkabivuga nemye kuko ntabwo watsinda umuntu inshuro 1 2 3 4 ngiye rero reka mubwire urumva ukamukubitira kuri ntuza mu rugo ukongera ukajya no kumukubitira muri urumva iriya ekipe ya APR ngiye nkuko nari nabivuze kuri ntuza yanjye ni coaching staff niho byagakwiye kugerekwa ngiye niko nabivuga kuri nyine mu mboni zanjye kubera yuko ntabwo mbwira ngo ekipe iguhaye ibintu byose uyisaba sibyo wowe Kizito umutoza n'ubundi wabaye umutoza ikipe iguhaye ibintu byose uri kuyisaba urumva nimba mugiye gukina amarushanwa hariya international cyangwa ugiye gukina playoffs ugomba gucana na staff ugomba gucana n'abayobozi bari hejuru nabo barakubaza bati urashaka iki kugira ngo ufashe iki uru rugamba tugiye kurwana turabigenza gute hano nka peri rwose imyanya bigeze kwiramanta ngo sifa ngo ntabwo yatanze ngo ibintu ngo yagomba gutanga byose ntiyanabonetse bihura nuko no kumusiga kandi sifa ari kuri calibre nziza tuvugishije kuri sifa ntabwo akaba yarashyizeho difference kutwe kute hariya twakabaye twarabonye ko ntabwo nambwira ngo umukinnyi afite performance nziza muri nationale ageze muri club biramunaniye haba harimo iki ahubwo ari cyo kumusiga nacyo ni coaching staff ngiye ndiko mbitekereza oya coaching staff impamvu turayireba tuyikompara ni adversaire ya reg kandi ibyo yakoze byaragaragara ko ariyo nyine yabikoze ikintu cyitwa kongera self motivation kumotiva abakinnyi buri muntu wese abakinnyi twari tuzi ko byarangiye ariko batweretse ko bakifitemo ikintu cyo gutanga kandi gikomeye kuri shout out kuri nuza kuri coach wa reg kuko urabibona hari spirit yaremye muri ekipe bumvikana abakoci bari ruroko bananiwe gutanga kubera yuko ngewe tuvugishije ukuri hari nk'abakinnyi benshi bakinaga muri reg batari bafite na liste cyangwa batakabaye rwose batabanzaga ariko aribo bakoze difference mu gihe cyose bamuhaye yaragerageje nta uvuze amazina ariko mwese abazirebye mwarabibonye no guhera muri final guhera muri demi finals muri semi finals guhera muri kimwe cya kabiri ni kimwe cya kabiri hariya izira bakinaga na Kepler na Marilene reg ikina na Kepler guhera kuri reg ikina na Kepler kugera kuri reg itwara igikombe twabonyemo difference buri muntu wese hari ukuntu habayeho ikintu gihinduka hanyuma rero kuri zira game za zone 5 hari amakipe yose yagiye gukina ari unbeaten nta match nimwe bigeze batsinda sibyo urumva yarafite iyo 7 habamo ikintu cyo kuvuga ngo APR ko yashatse abandi batoza yakoze ko yakoze izindi recruitment z'imyanya yaburagamo hari ikintu noneho kigiye kuba cyerekana yuko kigaragaza ko nyine kitandukaniro natwe nicyo twatekerezaga twarakibonye ko nyuma equipe ariko byabaye bimeze kimwe difference y'amanota menshi ntabwo ari difference y'amanota 2 3 5 nibura tuvuge ngo ni biragoye sinzi ubwo APR n'ubundi irabibona niba ari coaching staff afite icyo bazabivuganaho
ikindi nicyo gukosora cyo kuko ntabwo bibaho biteye ubwoba. Buriya rero byarutwaga nuko APR igumana mu coach wayitoje muri ntuzi muri regular season. Ubu muri make Mushumba yishe ibintu uretse gutsinda Marirene. Ikintu yakoze cyadanje no kugera kuri finals. Nese ikindi cyadanje yakoze niki? Ariko by the way yitwaye neza muri nubwo basaga ibibonobono ariko bitwaye neza muri nyine na nuza yayo ni nziza uko bakinnye n'andi ma equipe ukuyeho nyine igihe bahuye ako sinzi ubwo bose tubyita ko twagize imana duhure n'abarabuze. Wowe nandese APR se amenye gusa baraho bari ku rundi rwego none se niba na reg twarabonye bigenze kuriya ibazeyo APR ahubwo bari kuyikubita amashifu twe kuko abamwe bahuye n'undi n'abarabu hanyuma APR yo nyine kuko nayo ni yacu ni y'abanyarwanda nayo ntiyigeze iyo biba ngombwa kwikina twabanje gutinya n'amakipe yo muri Kenya cyane ariko nayo twatinya amakipe yo muri Kenya wabonaga nyine kuko ubuheruka bari ku rwego rwiza ariko rero ubu ngubu cyane KPA ariko nyine biteye ubwo simbizi ubwo turaza kureba gusa ikintu ngiye nishimira nuko shampiyona yacu y'abagore imaze kugera iri ku rundi rwego no mu karere dufite imyanya myiza cyane kabisa nimba ari uko wenda na investment cyangwa mu bindi bihugu badakomeza cyane basket y'abagore simbizi gusa mu Rwanda nicyo batwigiraho nk'abandi bose nicyo batwigiraho ko nyine ko guteza imbere umukino byose bijye bigendera rimwe birakunda kandi biratanga umusaruro nk'uko byagaragaye muri izi za zone 5 hanyuma tukaba reka ibyanuza byo tube tubiretse tuzagaruka ubwo ibyo byose iri kwitegura gusa hari n'andi mahirwe y'uko APR yagenda kuri wild card nka best loser ni best loser nta kibazo izagenda nka best loser birashoboka aracyari amahirwe ntabwo ari uko ariko ntabwo biramenyekana birashoboka cyane bishoboka hanyuma rero nyine ku batsinze felicitation kubikarifiye ari bo reg n'imyiteguro myiza ibyo byose nabo ntibashobora kubura ramforo bazashyiramo yindi kuko n'ibiriya ekipa ariyo yahagurutse i Kigali nta kindi kintu bigeze hari umuntu bigeze bongeramo bongeyemo reg bongeyemo petit wo muri ntuzo muri Marirene cyangwa yakinnye ariko still wari bamwongeyemo kuko wabonaga ari cyo yakongera muri squad no gufasha abantu no gufasha equipe muri entraînement no kwitegura byose muri rusange hanyuma tukaba tugarutse kuri equipe nationale bari kwitegura ntago numva twabashije kugerayo ngo turebe imyitozo uko igenda gusa nyine hari amakuru ahari yaranditswe no binyamakuru bigiye bitandukanye nka ya Kenny Gasana Kenny Gasana kuri ko yagiye kuri assistant coach urumva twagiye nari nzi ko buri azagenda nka motivation nk'umuntu ugiye kumumotivatinga equipe team spirit byose bigana coaching nyine ni byose babikubiyemo irore yose kuba Kenny yagiye muri coaching staff by'umwihariko coaching staff y'Amavubi ntabwo ari bibi kuko yabayemo igihe kinini ari mu bantu bayikeneye igihe kinini babayemo igihe kinini ajya bitarinze ntazaritarenga muri noza muri coaching staff muri equipe nationale kuko numva umuntu yakaba yabizi cyangwa yarabibonye impamvu nka Aristide n'ubushize Aristide niwe wari urimo Aristide se yaritarinze muri nationale are you sure I'm sure numva ndi sure kabisa yaritarinze ndabyibutse kabisa hanyuma ni byiza birafasha abakinnyi nk'umuntu wari ubari hafi n'undi bakinanye bamwe muri bo nubwo atari benshi none se ubu hari amahirwe ko yakongera gukinira equipe nationale cyangwa birarangiye agiye igihe cyose yahamagarwa igihe we ubwo atarivugira ko none se mu gihe ari guhamagarwa niba ari guhamagarwa nka coach amakipe urabizi amakipe menshi urabizi ari igihe uba urimo ari igihe n'umuntu aba akina ariko still ari hafi ari muri coaching staff Aristide numva ariko bimeze muri Cape ni coaching player ariko se wowe ukuntu ubona iyi movement ishobora no kuba indi kariyeri nshyashya ntacyo bitwaye ariko igihe coach mukuru akakubonamo iyo potential yuko wamufasha icyo ni kimwe akaba utamufasha nk'umukinnyi ahubwo ukamufasha nk'uwahoze ari umukinnyi uzi equipe nationale icyo ari cyo ariko akaba atakwiyambaza nk'umukinnyi ahubwo akakwiyambaza none se wowe urabona nationale gute itarimo Aristide wenda nk'umukinnyi cyangwa muri coaching staff
life goes on ubuzima burakomeza kuko gute se kandi hari yose n'amahitamo yanuze n'amahitamo ya recently nibwo yatangiye nibwo twavuga ko asa n'uwatangiye career ya coaching sibyo nubwo ari coaching player ariko asa naho ari gushaka kujya muri career ya coaching y'ubutoza yego sibyo nk'umwana wa equipe kuko n'abakinnyi muri equipe nationale igihe kirekire umwana wa equipe nyine urabyumva ute kuba Aristide atarahamagaye muri equipe nationale uwo wese yabona nkuko ayo mahirwe yabonye ubushize cyangwa yabona n'ikindi gihe ntari rarengerega n'ikindi gihe yakenera ntagahamagawe nyuma y'uko ariko harimo mugenzi we no we reka turi kuvuga kuri Aristide tureke kuvuga kuri mugenzi we ariko kuki ubushi uri gukwepa ubundi bibazo ndi kukubaza ntago ari uri gushaka escape room muri ari ikintu ushaka ngende kukubaza Aristide mu minsi ishize yatangiye inzira yiwe yo yatangiye nkuko na Kenny Gasana atari bwatangiye bwo yatangiye n'ubushize yari yiyambajwe muri national sibyo icyo gihe Gasana yagiye nk'umukinnyi nubwo atakinnye ariko nkuko nari mbivuze yari kujura role nk'iyo kumumotivatinga sinzi nimba arabibonye sibyo like no ubungubu for this moment ntabwo cyagiye n'undi yavunitse ntabwo yavunitse ryavunikiye mu myitozo se yaregeye nk'umukinnyi ariko ntabwo yigeze ni ukuvuga umwanya arimo ubungubu ni umwanya Aristide yari arimo Aristide yaratangiye coaching career yiwe niriya movement yo kuva muri Patriots ntabwo aribwo yarayitangiye kuko coaching career ntabwo itangirira kuba uhita ariko nyine mu byo twebwe tubona si ho hantu yatangira si ibintu bya coaching career yiwe oya niho wabimenyeye twese none se ngombwira ikindi gikorwa rusange cyagiye on public uretse ziriya boro zazanywe na bare ziriya za nimba ari Giant of Africa nimba ari ibiki yagiye gutoza abapeti coach clinics ariko oya impamvu hari ibyo biri impamvu ni equipe nationale equipe y'igihugu nyine ibikorwa byabo bijya kuri public bigomba kuba bizwi akaba ari ubona nk'uwo muntu ukabona nk'iyo sura ukamenya ko ahari ariko ndumva nge nta gikuba gihari cy'uko Aristide atarimo kereka niba nka Aristide yakaba ari head coach ikintu turi kuvuga nese kuki ushaka kumva ngo ni igikuba ngo ni ibiki nyine n'uburyo uri kubimbaza wagira ngo wowe uri kubibona gute uri kubyumva gute urabitekereza gute nyine nakubwiye ni ugutanga amahirwe no ku bandi bose n'abantu bakiri muri equipe nationale bazi equipe nationale uko imeze bayibayemo nk'abakinnyi by'umwihariko umwe ayigiramo amahirwe ari Aristide ntabwo uri kunsubiza ibintu mba ndi kukubaza neza urimo urashaka ko mvuga ibyo ushaka ko mvuga reka dukomeze mbwira ibyo mvuga ndikita nyine urimo uransaba mu byo mbona ntabwo ngudikita ni ukuntu ari ikintu ushaka bo kandi ariko ngewe ukuntu nabyumvaga ngewe ukuntu nabyumvaga kubera yuko ni Mugabe umaze kugira experience kurusha Gasana mu buhe buryo nibyo ndi kukubwira rero byanuza bya Mugabe Mugabe afite experience ariko nyine nta kundi niko abatoza babishatse nyine niyo mpamvu nyine nuza akomeza coach mukuru n'icyabashinzwe ahitamo bamuherekeza n'abamufasha ariko n'ubundi turamwifuriza gukomeza gutera imbere hanyuma tukaba hari ikintu nanibagiwe no kuvuga hari mu gihe ari umusportif nyine witwa Shema Osborne harimo kumwihanganisha yagize ibyago na bagenzi be bari kwitegura kandi yagize ibyago n'ukuri n'ibintu bitaba ku muntu n'ibintu byaba ku muntu ari we wese rero turamwifuriza yabuze mushiki we yabuze umuvandimwe ni ibintu bigoye rero tumufashe mu mugongo nk'abasportif muri rusange cyangwa abayibamo kandi Imana ibaye gukomeza n'umuryango mwese n'inshuti z'umuryango hanyuma dukomeje rero ari ubwo nuko n'inkomoje no kuri APR ubwo mvuze mu bakinnyi nuko mpereye kuri iyo nkuru ariko twibutsa abantu ko na equipe nationale muri camp bari muri camp ariko na tunazatangira kuri 20 na zinga yarya izabera muri Senegal bazagenda le 17 ntago nibuka neza amatariki exactement ariko bazabanza match amical ubundi bazabanza match amical before ntago ndamenya ntago tunumva tutaramenya n'ama equipe bazakinana nayo mizo match amical kuko akenshi niko bigenda bagenda mbere kanza bakitegura then match ziza n'amabde tuzagenda tuyatanga uko buri munsi kuri daily dose hanyuma icyo nashaka kuvuga ari APR iri kwitegura ariko byose bita bigena n'ikintu cyitwa BL hari tuzakira nta makuru ariko ataraba not yet confirmed even if ari kuri social media nyinshi biravugwa ko dushobora kwakira elite
hakaba harimo iyo ngiyo by'umwihariko harimo ama ekipe by'umwihariko urunani umuturanyi ni umuturanyi. Ariko mana yanjye nk'ubu ngubu kubera iki imipaka idafunguye ngo abarundi baze bafana urunani mu Rwanda kwera? N'abari nasi bake n'abari nasi bake si bake ariko kandi natwe ubwacu tuzahibera kubera ko mu Burundi ni hafi yo mu Rwanda. Yego biranoroshye kuhagera kuva i Bugesera uhita ugera i Kigali. politike ni danje twari kuzaryoherwa kabisa. Ntabwo mbizi njyewe ibintu bya politike ntabwo njya mbyivangamo. ndikubona umukecuru uyu ni umukecuru. Okay, tuvuye kuri icyo hari n'andi makuru, hanyuma amakuru yandi hari y'amatransferi agenda aba bucece gutya rimwe rimwe tukamenya aya nuko umukinnyi wavuye muri Espoir yerekeza muri Patriote. Olivier turatsinze umuhungu uri shy cyane. Kubiko bivuzwe n'umuhungu se. Umuhungu uri shy nta muhungu ubwira ngo uri shy yaramaze. Nese ndabimubwiye ko bibwiye wowe. Akura bivuze ese ntazabireba ntazabireba. Kubigize undi na muhungu ubwira undi ngo uri shy. Bamuraye tubyiwe. Warangiritse mwana. Ahubwo warangiritse. Hanyuma ari Olivier Rutayisire. Olivier agiye muri Patriote. Wicuza gute kandi dufite n'amakuru biravugwa nyine nk'ibisanzwe Patriote iri kwiyubaka. Like bundi bushya mbyita ko ari bundi bushya se buriya nukongera ku mbaraga zari zisanzwe ariko by'umwihariko urumva kugura Olivier ni move nziza kuko Olivier ari mu bamwe mu bakinnyi mu Rwanda beza nko muri top 5 Olivier yaza. Nk'ubushize twavuze kuri Steve na Gazot nicyo gihe cyiza cyo kugenda na Olivier rero akaba yaranagiye kera agomba nawe najya kuri Spotlight ngenda narabikubwira n'ubundi ntari yaye kuri Spotlight ariko nyine hari uburyo ujya kuri equipe itajya muri playoffs nyine igikina playoffs kubyikinira wenyine ubona nta musaruro biri gutanga n'ubu biratuma biramutwereka turebe Olivier koko wenyine nese kina wenyine muri Espoir. Ntabwo mvuze ko kina wenyine ariko Olivier ni umukinnyi mwiza ari no kuri calibre nziza. He deserves kuba yajya muri equipe nyine muri elite mu equipe twavuga ari elite meza mu Rwanda. Nese nuko Espoir itarimo reka tuvuge top 5 none tureke ama equipe ahari menya hazaza na ligue iri itakiri ya mbere nako atari division irenze ya mbere izajya mu makipe 3 gusa. Ariko ukuntu tuze Espoir ukuntu tuze Espoir fata Espoir n'ibigwi ifite wigendera ku bigwi erega ubungu man monde tugezemo basket ubungu nyine iri kuba mo business cyane kurusha kuba equipe ubuse hari equipe irusha apera ibigwi wenda n'Espoir biyingayingana. None si itajya urabona nk'iyi revolution yabaye muri APR mu myaka 2 ishize. Amakipe yose agenda ariga ariko niko duhora tuvuga ngo iyi regular season izabye hari ibintu bishyashya tuzabona nayo byanze bikunze. Espoir bari abasaza bari abagabo babo bari abanyiri equipe nimba ariko nabivuga. Niba tareka ubuheza ngo ni cyane abafana bayo ngo batange amafaranga. Nagaruka abafana ari cyo bima equipe byo byose hari igisabwa twavuze ko irose zizaba iri ku rwego rwo hejuru kurusha izindi ari twagiye tubona vona ama equipe yose okay navuze ngo byabaye ubwira muri no minsi nibundi bihora ari ubwira twa tumenyereye cyane cyane kuri Patriote ikora ama move silent move ariko none ama equipe yose nibyo bimeze kandi nabo tuzamenyera muri champion itangiye ukajya utungwe ariko biri kuba amakipe ari kwiyubaka menshi bigiye bitandukanye sofa nk'ubu asa sinzi nyine uko umuntu yabivuga hari n'andi matransfer aba ariko ntayo tuzi gusa icyo tuzi cyiza equipe yagiyemo Olivier nayo n'ubundi iri kwiyubaka n'amarekrita iri gukora ataramenyekana ariko azaba bibaye byiza nka Patriote itizana n'uriya mupeti wabaye mo MIP uriya mu most improved player harya aburiya se ariko bisa kina muri Espoir Espoir ababyibuka hanyuma tuvuye kuri icyo ariko kiziboretse gato ngiye nkubwire ntureba bino ubundi kuntu hano basket yo mu Rwanda igiye kugenda aya ma equipe natabona aba sponsor batanga amafaranga byanyabyo ariko sibyo byanyabyo nyine bagatanga amafaranga byaragaragaye ko isigaye icuruza nibyo nyine bivuga ngo byanze bikunze nabo bazaza ntago nibatagira aba sponsor batanga amafaranga byanyabyo atari planka cyangwa atari ibintu nyine simbizi kuko nk'amafaranga hari nk'igihe ureba nka deal abantu bakoze ukibaza nk'amafaranga arimo ikintu bayakoresheje ukakibura atari kuvuga ngo aba sponsor baguhereza amafaranga ibyo bintu byagiye bibaho
wenda tuvuge ekipe X bakahereza amafaranga noneho management team cyangwa se abandi bantu bakavuga ati urabizi dufite amafaranga ariko reka nzane Kizito ni inshuti yanjye nawe aryeho bigende gute na gute nyine ugure umukinnyi ubideservinga ibyo ntaho bitaba ariko byibura atanga n'umusaruro ariko byagiye bibaho ko ekipe yagendaga ibona amafaranga ikagenda ikurura abantu team manager afite umuntu kanaka afite umuntu gutyo n'ibitagenda gutyo ngo batanga amafaranga aboneke ekipe zizakomera n'ekipe eshatu ama ekipe ashingiye ku bigo zizakomeza zikomere nizo zizakomeza zigakomera zigatwara ibigo eshatu nizi ama ekipe ashingiye ku bigo Rege APR na Kepler hagati aho kaza aho ku mwanya wa Patriote ikaza ku mwanya wa 4 ekipe bura nayo izatangura abantu nibaramuka bashizemo amafaranga kuko ifitwe n'aba businessman UGP uri kubibona nyine nubwo nta kintu na kimwe turumva ari ibyo ko expectinga byinshi nta move nimwe turumva kuri UGP ariko byonyine n'amatransfer bakoze umwaka ushize muri iyi season ishize nayo biragaragara promising biragaragara ko naho hari icyo babonyemo ko bongeye bagashyamo imbaraga kuri ruriya rwego hari icyahinduka byanze bikunze hanyuma ikindi ubwo umuntu yavuga hari ekipe by'umwihariko we wagiyeyo ku kibuga ntabwo nabonetse Azomco Azomco iri mu minsi ishize bashizeho amatangazo yo kubajya kuri ekipe y'abagore urumva noneho ejo muri kwa gatandatu nibwo bastatinze amatryout urumva amarecruitment yo gushaka abakinnyi selection ariko haje abakobwa urumva Yusef yambwiye ko ashobora kubarindikisha abakobwa barengeje 20 bangahe nabazishi man kandi twicara tukuvuga ngo amakipe ari abakobwa abakinnyi bari kujisho ku mboni yawe icyo wabonye kiyo twarajyanye n'abandi bantu wenda bagize amahirwe yo kubona hari mu Rwanda harimo abakinnyi ba basket b'abakobwa mu nyine nicyo nangiye kubaza mu mboni zawe benshi ngereka mu basket y'abakobwa mu biganza byiza byahatari ikintu tubura tugize amahirwe tukabona nka ekipe nka Patriot kavuga ngo tugiye gushiraho ekipe y'abakobwa ariko nanone ntibajye muri abakobwa ntibajye kurwanira ba bakobwa basanzwe muri ibintu Azomco yakoze ni ibintu byiza cyane kuko byaranashobokaga gufata abakinnyi 10 bakabagura si bishoboka se bakajya muri Kepa bagafata ariko nabo bakajya muri UR bagafatamo abakinnyi bakajya muri APR bagafatamo abakinnyi ko bafite ubushobozi bwo kubikora ariko gutanga n'amahirwe new talent nazo zikaba exposed zikajya kuri platform ni ibintu byiza byahatari kuko sintekereza ko mu Rwanda hari abantu ba detecting nta ditu dufite ku buryo wagenda nta pipinere mbese y'abakobwa dufite biriya ni ibintu byiza ngewe hari initiative Azomco ifite ni nziza cyane hari gutanga amahirwe kuri bose ku bantu no ku bandi bantu bashyashya nyine ni talent okay na deuxième division ikimaze cyane wabonye nk'abahungu harimo nka talent tutari kubona nyine bose bari muri deuxième division naho harimo talent bararebamo n'iki ariko nyine intuzi irimo umurongo irimo ni mwiza so far so good kabisa bakomerezaho hari programme nabonye Ministeri ya Sport ifite byo kugenda mu ntara na buza Gisagara na heba detecting talent ariko ibyo byakabaye byarabaga muri za nuza muri izi competition scolaire nibegere bari abantu ba Azomco mwana kuko bari abantu bafite experience ikindi cya kabiri nta manyanga wowe hari ama selection menshi wagiyemo ndabizi selection zirenze imwe urabiza amanyanga muri selection nta yuzi ntago bya nakubwiye nibyo ni ariko kuki utabasubiza kuki utabasubiza cyangwa cyo twarajyanye kuri tryout za bari abanyamahanga bafite ekipe ya Azomco ntabyo nta mwanda bafite man nyine nibyo mvuga nibo bafite none n'abantu uzi se abantu bari gukora ama selection ayo ma detection ya tara muri ministeri ni ba bantu bamaze imyaka 10 n'ingaye nyine nibo bihoramo bihora bigaruka kandi amanyanga yabura ese kuvuga ngo udayazi ntajya bura nta munsi atabaye kandi kwereka urugero rw'hana amanyanga atari nyine mubwiye ko atajya bura sofa aho uboneye ko ntayahari nuko hatarimo ba bantu uvuga nyine icyo ndi kukubwira ntago ari amanyanga ari muri abo za Kanyarwanda zimaze imyaka 10 n'ingaye muri detection za tara akorwa n'abantu batanazamura na tara zinafatika bakazamura abantu bro reka nyine ibintu nawe uzi neza uri guhakana ibintu nizo ubwe ko ingirizo uvuga ngo we ikintu cya yego cyangwa we nabwo ni ntaho bitaba birashaka gufata uruhande ntaho bitaba kandi gukoreka ahantu bitari ngewe reka ngubwiza ukuri tugende kuri experience ngiye nabonye
kandi people out there banabizi cyangwa bagiye no kuri ama tryout yaba tryout ya mbere aya ma selection ya mbere bakoze yo gushaka equipe y'abahungu cyangwa ni selection ya mbere yo gushaka abakipe bafite na selection yo gushaka abakipe y'abahungu ndaguto namukajya tugiye kujyana ko ntawe ubireba man ujya muri equipe kuko bideserving ntago ari uko waje muri V8 ntago ari uko wambaye urukweto rwiza ntago ari uko papa wari kanaka ntago ari uko wapi nuko vuga ngo nta kimenyane ntabyo ni byiza rero ikiza tugishime nicyo ni kuvuga ikiza tugishime ikibi tukigaye ariko kukigaya hakaba ari icyakaba gikorwa kandi kugenda ubisigasira uvuga ngo naho bitabasema bikomeze bibe ndetse kukiri kuvuga ngo nawe uri kubisigiriza ngo nawe bitabo nyine isinomo tubifate nk'ari ibintu umunsi urashaka ko mba Rutayisire urashaka ko bakizito Rutayisire urashaka ko tuyifata nk'ibintu bisanzwe ategeko rivuga ko njye nawe twumva ibintu kimwe ngewe wa mu bushobozi ari nk'abantu navana muri system yacu ya basket ibyo nk'ubu nk'amakipe arimo aranyuza amakeyi ukabibona bigakunda minisiteri rero cyangwa Ferwaba kikaniba ariho urwego ruyirebera si minisiteri se ya siporo urwego ruyireberera Ferwaba se n'igihugu muri rusange gusa nyine kereka ariyo yicaye ikavuga iti hari ahantu hakwiye kizingereka amahirwe dufite nuko minisita yabaye muri Ferwaba ubundi iriya position iri ya minisita hari abagomba kujya muri discipline zose ni zose ntago yakwibana ariko na basket irimo kubw'amahirwe kandi by'umwihariko na basket yayibayemo ibintu biri muri basket arabizi biri muri federation arabizi nitugira amahirwe bizakosoka nitutagira amahirwe bizakomeza uko bimeze cyangwa bi worse kurushaho ariko arigiye we mu mboni yawe ubona gutyo wenda undi muntu atabibona ko kandi uri muri iyo position tunafashe n'abantu batanu bakashiraho comment kuri muri intuzo turi gukora hari ibintu byinshi nk'abantu benshi bakina basket mu Rwanda hari umuntu umwe ushobora gufata nk'abantu 20 tugahuriza ku muntu umwe umenyereye mu maselection kandi tugahuriza ku kintu kimwe cyuko uzi impamvu ya byose impamvu uri kuvuga ngo nimunda bihakana ntago ari kubihakana ahubwo buri kigo ngiye nabivuga ku ruhare rwanjye aho nzi iyo habaye izo cadre d'entraînement n'iki kuko uwo muntu ari ubimazemo igihe ari usanzwe ubibamo ntago natekereza ngo Rutayisire itane detection arayizi reka muzane avuga ati reka nzana umuntu usanzwe abirimo kubw'amahirwe ari no muri Ferwaba basanzwe bizi bivuga ngo umuhanga aramubona utari umuhanga akamubona mu gihe ugitekereza gutyo utaha n'amahirwe abantu bakimwe ko wambaza guti se kuki Aristide atagarutse hari uguha amahirwe n'undi muntu ukavuga uti rekaze turebe nawe hari icyo yakungura ekipe hari icyo yafashe ekipe byanze bikunze rero namo mu gihe umuntu agitekereza ko talent detection ikorwa n'aba bantu bamwe kuvuga ngo se wazamuye nakase nyine ukumva nawe naho no muri iyo moment cyangwa muri iyo tryout nawe niyo wahaba rero ntuza uniqueness hari twashimagana navugaga ntikiza tugishime azonko nuko yabishyize mu biganza byayo abantu bazimo basket ntago tuzaba bayizi abenshi like bari abanyamahanga ariko bazi cyari cyo bazi basket cyari cyo bazi nuko ikorwa nuko ibaho nuko igenda niyo mpamvu babyikoreye ariko mu gihe nyine akirimo ako kantu kavuga ngo reka twirebere uriya aradufasha uriya twifashiza ni umuntu wacu like bigomba kubyanze ko zigomba kuzama uzi impamvu basket yacu tazifite ubu ngubu ikintu cyiza nshima nuko ibintu nyine access kuri basket iroroshye uretse no kuri basket access ku makuru iroroshye muri iyi minsi cyane accessing amakuru iroroshye nta kintu cyo mu gikari iki kibaho kugira ngo ukore amanyanga bigusaba nawe imbaraga nyinshi ariko mu gihe mu myaka 10 urumva equipe nationale yacu ikigendera ku bantu baturutse outside of the country hanze y'igihugu sibyo ugasanga equipe nationale irimo abantu b'abanyarwanda 3 cyangwa 4 bakina muri nyine bakanyarwanda bo twavuga bakanyarwanda bane bararenga se mbakubare bari muri nationale ubu ngubu yahamagawe noneho wajye gukora wagenda kuri ayo talent detection ukareba abantu bafite impano zingana kuriya still ugafata abantu bamaze iyo myaka 10 equipe nationale nta musaruro ugeze ubona ukongera ukabasubiza muri iyo talent detection uri mu bikize mu gihe cyo kandi nanone Kizito tumaranye igihe kirekire wowe sibyo ahantu ngiye nkosa urahazi sibyo mu bintu bifite inyungu akamaro ntabwo wanjyanamo ndabeshya se nunjyanamo urashaka kumbaho urashaka kumbona amafaranga nkatunga umuryango wanjye n'ubundi buzima busanzwe bukagenda
ariko ibyo outcome ngiye kuguhereza ntabwo uyitayeho si uri kubyumva nimo ndarwana mu gihe rero mu gihe muri federasiyo bikimeze gutyo uhereza umuntu kuri umuntu ukavuga ati habonetse opportunity come on ngwino ujye mu kazi ukore bro urabizi no muri equipe nationale byagiye biyo man nta hantu bizagera man bishyize hejuru muri equipe nakuba ugiye muri nakubwiye ninjye mu byo nabayemo sina ngombwa ibyo byo hejuru n'ibindi umuntu utekereje nka competition nko mu mashuri ibyo bintu muri nationale byagiyemo ama scholarship y'abantu bagendaga hanze byazagamo nta hantu na hamwe muri Ferwabi ni ibintu byabaye gateranzamba kandi abantu babikora barazwi barahari ariko ngiye ikintu kwifasaizinga niba batabirwanya nuko babishyigikira nabo buri wese afite icyo ayikuramo afitemo inyungu kuki twatinze kuri iyi ball ariko ikintu ndi kwifasaizinga stay umuntu arakivuga navuga ni twashimaga ikiza tugishima ikibi tukigaye ntacyo gitwaye nta nka duciye amabere ariko niba azomko ifite kuriya ibigenjeje kuriya n'abandi baboneraho n'abandi bajya mu mujyo wayo sinzi n'abantu benshi bakurikira bashobora kwibaza impamvu tuyibandaho nuko ifite umwihariko ifite ibidiri gukora by'umwihariko bitandukanye n'iki n'andi ma equipe tugenda tubona ibintu byabo byose biri ku mucyo nta kintu batsimba biri hanze nta kintu batsimba nk'ama equipe yo mu Rwanda usanga ibintu byose yabigize ubwiru nta makuru nta kintu na kimwe ushobora kuvuga rero tutari umwanya ndumva ni Bola Zone nk'ibisanzwe amakuru nagiye atandukanye ariko mukurikira na Daily Dose by'umwihariko niba agenda hazamo update agiye atandukanye hopefully ko muri no gukurikira NBA nawe urimo urayireba man cyangwa amasaha yaragoye amasaha ni danger ariko bro nyuzamo nkareba ngiye basket hari match zikomeye nyine kugenda ijya ku rundi rwego ndagapfa ako man wa mujama wanjye nakubwira wese wabonye Morant ati ivangi ikibazo ashyiremo twatuntu twe two ku ruhande ameze nk'umusazi natavunika discipline izamurangiza baya ntabwo kuvunika cyakora nyine kuvunika agerageza sezo agerageza oya nyine ari ukiyangaje nyine ariyangaje ameze nka biteye ubwo ameze nka niba ari ugusimbuka metero igihumbi arazisimbuka ntabwo yitaye ku buryo ari burandinge reka nashaka randinge mu kuzimu so rero ayo makuru yose agenda na NBA mwajya muyabona kuri Daily Dose nk'ibisanzwe ndumva ari ibi hanyuma Rutayisire rero ubwo Bola Zone nakagaruka amakuru ni yayandi buri munsi n'amakuru y'ubuzima bwite bwa basket n'ama interview yagiye atandukanye muzagenda mukurikira mu minsi iri imbere mu gihe tukitegura hari amashampiyona hari izo elite izabera hano hari na conference tuzakira ibyo bizwi birakurikirana abo basore bacu bagiye kugenda ejo muri tariki 17 muri Senegal nabo nibyo gukurikirana ni amakuru menshi agiye atandukanye tuzagenda ariko ufite umutuzo wa danger none reka twe gutina nimo numva ko ari umutuzo mwishene tuzasubira ubutaha Bola Zone nakagaruka nakoze kudukurikira nk'ibisanzwe n'ibya bini subscribe comment by'umwihariko turashima abantu bahoraho by'umwihariko tuzanagena n'akantu buriya ko kubashima by'umwihariko badukurikira buri gihe baduha ama information nabivuze nti ntago hano duhari nk'aba expert buri muntu abivuga mu buryo abibonamo dufite n'akandi kazi gasanzwe usanzwe umuntu ibe ntago nyine basket tubikora like nuko tuyikunda tubizi mo bimwe niyo mpamvu hazamo kunganirana umuntu yagira n'akantu kamwisobye muri comment hari abantu benshi kabisa batubwiye bati ibi bimeze gutya turabashima cyane kandi imvura nisubira twongere dusubire ciao see you